Ubuzima butangaje kandi bugoye bwa Abi na Brittany. Ndagusuje aho tubanye muri iki kiganiro. Ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Abigail Lauren Hensel na Brittany Lee Hensel ni Abanyamerika bavutse ari impanga zisa, zifatanye, zifite amaboko atatu. Gusa kumwe baje kugukuraho kuko basanze kudakora. Bavukiye Minnesota muri United States. Abi na Brittany ni impanga zifatanye. Bavutse bahuje ijosi kugera hasi, bivuze ko basangiye amaraso ndetse n'inkingo zose ziri munsi y'umukandara. Ariko buri wese afite umutima, ibihaha, igifu, impyiko bye ndetse n'umugongo we. Abi cyangwa se Abigail agenzura ukuboko kw'iburyo n'amaguru, naho Brittany agenzura ibumoso. Bombi bavutse ku itariki 7 z'ukwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Ababyeyi babo aribo Patty na Mike Hensel bahisemo kurwanya ko babagwa babatandukanya nyuma y'uko abaganga bavuze ko nta mahirwe ahari ko aba bombi barokoka iki gikorwa mu gihe bagikoze bakiri bato. Gusa babizeza ko nibamara gukura batandukanye bizashoboka. Abi na Brittany bafite imyaka 34 y'amavuko. Aba batangiye kumenyekana ko bagaragaraga kuri televiziyo mu kiganiro cyitwa Oprah Winfrey Show. Icyo gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu, ubwo bari bafite imyaka 6 gusa. Ko kumenyekana kwatumye muri 2012 bafungura televiziyo yabo bise Abi na Brittany, aho banyuze ibiganiro byabo bwite. Aba bombi nyuma yo kurangiza kaminuza bakora akazi k'ubwarimu, aho kugeza ubu bigisha icyiciro cya 5 mu ishuri ribanza muri Minnesota. Aba bombi nk'uko babyivugira iyo bagiye guhabwa akazi bahabwa umushahara umwe, ariko bagahabwa amasezerano atandukanye. Nk'uko Abi abisobanura, yavuze ko ku gice cye nka Abi imibare na siyanse ari kimwe mu bitekerezo bye bikomeye, aho Brittany yibanda cyane ku buhanzi bw'indimi, gusoma n'ibindi nk'ibyo. Abi na Brittany nubwo umuntu abona imiterere yabo itangaje, bose ko babibona. Aha bavuga ko batishimira uko abantu babafata, aho ubona bafite amatsiko yo kubareba ndetse no kubafotora. Kandi bisi bo bonyine babyanga kuko usanga n'ababyeyi babo baba bumva abantu babafata nk'abandi bantu. Ni muri urwo rwego ababyeyi babo Patty Hensel na Mike batigeze bemerera abaganga ngo babafate ibizamini bitari ngombwa. Nk'uko umuganga ubavura Joy yabisobanuye muri 2007, yagize ati nubwo badasanzwe umuryango wabo urashaka kubafata nk'abandi, nanjye rero ngomba kubahiriza icyifuzo cyabo. Muri documentary yakozwe na se w'izi mpanga ariwe Patty Hensel, yavuze ko abakobwa be bashishikajwe no kubyara ndetse bakabyarira umunsi umwe. Ibyo babitangaje kuko kwa muganga bari bamaze kubabwira ko mu ngingo zabo zo kororoka ari nzima. Abi bamusabye kugira icyo avuga ko byose yaramaze gutangaza. Yaragize ati yego tugiye kuba mama, ariko ntabwo twigeze dutekereza ko kuri twe kuba mama ko byazagenda neza. Gusa batubwiye ko bishoboka, ariko turacyafite imyaka 16, gusa ntabwo dukeneye kubitekereza ahubwo. Abigail cyangwa se Abi na Brittany Hensel basangiye umubiri n'amaguru, bafite igitsina kimwe. Kuri iki kibazo umugabo umwe rwose ntashobora kuryamana n'umwe ataryamanye n'undi. Mbere y'iki gikorwa hakenewe ubwumvikane hagati yabo bombi, bitabaye ibyo umwe yaba afashwe ku ngufu. Ibi bivuze ko gukundana kwabo kose kugomba kuba guhuriweho na bose. Muri make bagomba guhitamo uwo bose biyumvamo. Aha bibaye ngombwa ko buri wese agira umukunzi w'ukwe, abakunzi babo cyangwa nabo ubwabo bagomba kwirinda gufuha, kuko iyo uryamanye n'umwe uba uryamanye n'undi. Ubu Abi na Brittany bafite imyaka 34 y'amavuko. Abi ufatanye n'umuvandimwe Brittany yashakanye ku ya 13 Ugushyingo 2021. Aba bombi nyuma yo gukora ubukwe bahise batura muri Minnesota, aho Hensel yavukiye kandi akaba ari naho akurira. Abi yasezeranye n'inararibonye mu bya gisirikare ndetse akaba n'umuforomo Josh Bowling. Basezeraniye muri Jerome Event Center muri Delano, Minnesota. Ubundi uyu Josh yahoze ari umugabo wa Anika. Bashakanye muri 2010, baza guhura n'ikibazo baratandukana muri 2019. Batandukanye bari bafitanye umwana umwe w'umukobwa witwa Isabel. Ikinyamakuru New York Post cyatangaje ko umukobwa wa Josh, Isabel, akomeje kuba hafi ye na Abi, kandi nk'uko yari umushyitsi mu bukwe bwabo. Abi nyuma yo gushyingirwa na Josh, ayo makuru yatunguye rubanda. kandi mu gihe Abi na Brittany
bamye bafite umuryango mu mutwe. Brittany yagize ati yego tugiye kuba abamama. Aba bombi bahuje imyanya myibarukiro. Baramutse bagiye kubyara bajya bamenya bate nyina w'umwana. Babajije umuganga w'inararibonye Dr. Hasira abatangariza ibi. Baramutse bashaka kubyara kubera ko bafite indimu kugira ngo bamenye nyina w'umwana, bapima umwana bakoresheje se, hanyuma bamara kubona se w'umwana bagahita bamenya nyina, ubwo bagahita babona aho bashyira ku cyemezo cy'amavuko cy'umwana. Aba bombi abaganga bari baravuze ko kubatandukanya barakuze bishoboka, ariko se Mike Hensel yabibagejejeho. Baramusubije bati ntitwifuza gutandukana kuko tubaho ubuzima bwuzuye nk'ubw'abandi. Ibyo abandi bakora natwe turabikora. Dukina umupira, duhura n'abandi bantu bashya, turiruka, iyo tugatwara n'igare. Ndagushimiye wafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora, ndagusaba gukora kuri subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.